ku byifuzo by'abakunzi bacu ba televiziyo yacu ya Nuru TV, hari umwe mu bakunzi bacu wifuje yuko turi bumusobanurire ijambo kulewa. Neno kulewa, maana ya neno kulewa. Kulewa bisobanura gusinda. Umusinzi yitwa mulevi. Mulevi, umusinzi. Kuelewa bisobanura gusobanukirwa. Unanielewa? Wansobanukiwe. Kuolewa bisobanura kurongorwa. Yani umuntu ashobora kuba yashatse umugore cyangwa umugabo, icyo gihe bakoresha ijambo kuolewa. Ubwo no kuvuga ngo ni amagambo ajya gusa naho asa ariko adasa. Kulewa, kuelewa, kuolewa ni amagambo atatu ajya kuvuga kimwe ariko adasobanuye kimwe. Twasobanuye ko ijambo kulewa ni ugusinda, kuolewa kurongorwa, kuelewa gusobanukirwa. Aya magambo rero ni byiza yuko uwo mukunzi wacu wabyifuje yamenya cyangwa yasobanukirwa, akamenya gusobanura kulewa, kuolewa ndetse na kuelewa. Kuelewa ni gusobanukirwa. Umuntu ashobora kukubaza ati unanielewa, uransobanukirwa, unanifahamu. No kuvuga ngo iri jambo kukufahamu au kukuelewa ni neno moja, ni jambo rimwe risobanuye ikintu kimwe. Murakoze, ntimwibagirwe subscribe ndetse na share, naho ubutaha. Ciao ciao.